ijwi ry'umurengezi arimo araguhamagara uri hehe urahamagarwa ongera ugaruke hindukira isuzuma urebe yuko haraho ntaho waba waragiye waratambitse ibirenge aho ntiwaba waravuye ku Mana imirimo wakoreraga Imana ukaba utakiyikora icyakoza wenda usigaye ku rurimi indi murazivuga pe ndetse ko turaryambura na karuvati uruhimbo ruhoraho buri munsi ariko Imana ikureba ute tekereza nabisomerwa naka kanya nagira ngo nongere mbikwibutse yuko Kristo Yesu ari we nzira nkubwire ngo Yesu ni we nzira y'imigisha yawe Yesu ni we nzira y'ubuzima bwawe na kimwe ushobora gutunga Kristo atagifite uruhare buriya utazibwira yuko aho uri naho uba n'icyo ukora nabo ufite nabo byaye Kristo byose ni wabigezemo uruhare mu mwuka twumva icyo umwuka w'Imana aburira amatorero birashoboka yuko uri umuririmbyi uririmbira Imana uri umuvugabutumwa uvuga gukomera kwayo ndetse uri umuhanuzi uhanura mu izina ry'Uwiteka biragatsindwa guhanura Imana itakuzi biragatsindwa kuririmba umwami atakuzi biragatsindwa kwitwa yuko uri umudiyakoni ukadiyakoni ariko Imana itakuzi biragatsindwa kuba warabanje iby'umwuka ugaheruka iby'umubiri Imana yacu nitwambikana imbaraga turi mu minsi ya nyuma nkuko nkuko tubihishurirwa n'umwuka wera w'Imana turi ku musozo w'isi ni igihe rero Paulo we yahanuye ngo muri iyo minsi abantu bazaba mbega bashyingirwa barongora abandi barongorwa mbega abantu bazamuka bakunda impiya abantu ari intashima uhindukire muvandimwe uhindukire urebe neza inzira zawe ko Imana izemera urebe neza ibyiciro byawe ko Imana ibyemera uhindukire urebe yuko imivugire yawe muri iki gihe ko Imana yemera urebe ko n'imyambarire yawe Imana yemera no abantu benshi babigisha baduca imbere mu buryo butandukanye kenshi bakavuga ngo Imana iba mu mutima ariko igera mu mutima ireba iby'imbere iciye hehe ijambo rivuga ngo korera Imana niyo izaguhemba Imana ishimwe korera Imana niyo izaguhemba gukorera Imana ntago ari ibintu bikomeye gukorera Imana nta bindi bintu byinshi gusaba ntigusaba amafaranga menshi ntago ari ivatiri yawe ushaka ntishaka kadasteri yawe wubatse runaka no abana yaguhaye wabyaye ntago ari Imana ishaka ahubwo icyo Imana ishaka ni umutima wawe umenetse ugahindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo nicyo kintu Imana igushakaho Imana ishaka yuko uhindukira ukava mu myumvire yawe ukava mu mikorere yawe ukava mu amahoro y'Imana n'abane namwe mwese abadukurikira ku Murimo TV Imana ibarinde kandi bakomeze mwebwe mwese mudukurikira ku manywa na nijoro abo mu majyepfo mu majyaruguru iburengerazuba iburasirazuba mwebwe mwese turabakunda cyane namwe abari mu mujyi wa Kigali turabashubuje cyane kandi Imana ibarinde namwe abari muri diaspora Imana ibarinde cyane kandi bakomeze ibihe byose muradukurikira kandi muradukunda natwe turabakunda Imana ibarinde abatari bakanda subscribe namwe ni mukande subscribe ku biganiro dukora niba muba byabashimishije kandi byabanejejeje mukunda ijambo ry'Imana ngaho mukande subscribe rero kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dukora Imana rero ibarinde bakomeze namwe abari kwa muganga baruhijwe bafite ibibazo Imana ibakomeze ibarinde kandi igira ikintu yakora mu izina rya Yesu Kristo kandi Imana iyo ngiyo irabizi natwe rero muri uyu mwanya n'undi tugiye kumva ijambo ry'Imana nk'uko Imana yabishatse Imana yaturinze byinshi cyane hari byinshi cyane basasita kose irindi twebwe turacyariho nawe unyumva birashoboka ko Imana nawe yakurinze uriho niyo mpamvu ntacyo watanze kugira ngo uburiho niyo mpamvu muri uyu mwanya natwe twabyutse kare kugira ngo tube twakwamamaza ijambo ry'Imana abantu babashe gukizwa babashe kuva mu byaha kuko niyo ntego yacu uko Imana yaduhaye umurimo ngaho rero mudukurikire mukanda subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu turabakunda cyane rero muri kona imbere yanyu ufite umutumirwa ni mushyashya kuri kamera zacu aratangira twibwira turamuha karibu namwe tubahaye karibu ku
kuri kamera zacu. Imana ibarinde. Reka tumuhe karibu mu izina rya Yesu Kristo. Turagushuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndabikirije mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwa cyane. Mumeze muti? Turashima Imana rwose. Imana igeze neza, iraturinze, duhaye kino gitondo. Turayishimiye rwose. Ijambo rye niko ryambwiye ngo uyu ni umunsi Imana ibiguhaye kugira ngo wishimiremo kandi unezererwemo. Imana ishimwe cyane, iraturinze twebwe twese, namwe yabarinze. Yaturinze rwose pe. Nukuri buriya iyo umuntu abyutse bikemera, yagenda bikemera, umuntu aba agomba kuyishima kuko niba yakurinze. Yakoze ibikomeye, natwe turishimye. Birakarama. None mwaje kuri kamera kuri YouTube kuvuga ijambo ry'Imana. Mwebwe ubundi wenda nk'intego yanyu mwamufite niye kuri YouTube, kuko ari abantu benshi cyane badakunda kujya kuri YouTube. Imana ishimwe cyane. Intego yacu, intego ya mbere niyo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu mwami wacu, kuko buriya Imana ni gukorera ikiza ntuzakihererane, ahubwo jya ukimenyesha amahanga n'isi yose. Ukimenyesha ikibwira abari kure, kimenyesha ikibwire n'abari hafi, kugira ngo hari nabo babasha kumva, bakumva ubuhehere buturutse ahera mu gihugu cyo mu ijuru. Amen. Amen. Nyine hari abagira gutyo bafite intego nk'izo ngizo, nyuma bamara kugera kuri YouTube bagahindura intego. Burya wowe ntabwo bishoboka ko wazahindura intego niba uje kuri YouTube ufite umwuka w'Imana wo kuhimbaza, wo kuvuga ubutumwa, kwamamaza ubutumwa ku isi hose, ahariho hose, kuko zi YouTube zigera ahantu hose. Wowe ntibishoboka ko nyuma wazahindura, noneho ukaba wahindura inkunga ya content yawe. Oya. Umurimo nkora n'Uwiteka yampamagariye, ko nabihamagariwe, ndanabisengera, mvugana nayo nk'uko muzika Imana yacu ishobora byose, iranavuga kandi yivuze irasohoza. Hanyuma rero ngewe mpagurutswa n'umwuka w'Imana, ninginga Imana kugira ngo inyobore kandi abari nayo inkoresha. Nge ntawe nshaka kwikoresha, sinshaka kwivugisha kuko sinshaka kuvuga ibyanjye, nge nshaka kuvuga iby'Imana. Rero ntago ari njye wiyobora, ahubwo nyoborwa n'umwuka w'Imana, kuko ariyo rubasha, niyo rurema, niyo nkwiye kwamamaza. Numva nta kintu nakwamamaza, numva nta zindi nyungu, numva nta wundi mumaro nkwiriye kumara uretse gukorera Imana no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko Imana ibishaka. None se ko waje kuri YouTube, ADEPR ntago ibyemera, ndabizi ko itabyemera, hari abo ihagarika kuko bavugiye kuri YouTube. Wowe ntago ufite ubwoba bw'uko bazaguhagarika? Ngiye nkwiriye gukora umurimo wo wantumye hakiri kare, butariranga agaruka guhemba no guhana, kuko ngewe ntago nahamagawe na ADEPR, ni idini nk'andi madini yose, ahubwo nahamagawe n'Imana kugira ngo nze nkorere Imana. Nzakorera Imana, ntago nzakorera idini. Hanyuma rero idini nirigira icyo rinkurikiranaho, nzabana n'Imana, kuko Imana niyo izampemba ikurikije umurimo yangabiye, ikurikije uko nayikoreye. Idini ntago rizampemba rwose. Numva ibyo twarabirenze, kuko mu gusenga kwacu ndi umunyamasengesho, nagiye mvugana nayo, kandi Imana igenda imbwira ngo mwana wanjye ninjye uzaguhemba. Pasiteri rero ntashobora kumpemba, nta n'undi ukomeye wo muri iki gihugu wagira icyo amarira ngo ampembe ibihwanye n'iby'imirimo yanjye uretse Uwiteka Imana. Numva ari ibyo. Imana idufashe. Imana ishimwe cyane rero, Imana iguha umugisha, kandi nukuri izo ntego zawe Imana izazigufashemo kandi izabigukomerezemo, ikuyobore. Yego. Nukuri nibyo nagusabira kugira ngo noneho umurimo wawe cyangwa urugendo utangiye uzagendane n'Imana. Wenda ikindi navuga, nakubaza ko Bibiliya ivuga ngo ikiziritswe mu isi no mu ijuru kiba kiziritswe. None baguhagaritse, ubwo Imana yabikwishimiye? Bamuhagaritse mu isi, baguhagaritse nk'uko nguko wenda uri kuvugira kuri YouTube, kuko hari benshi cyane bahagarika kubera baje kuri YouTube. Hari n'umugore rero batsinda wari umwarimu bahagaritse, sibyo? Yego. Nasomye ijambo ry'Imana, nagiye menya
abakoreye Imana hambere hatambutse. Dufite muri pasiteri wacu w'umuhanzi witwa Mugabo Venus, niwe warimbaga indirimbo, akajya aririmba indirimbo akavuga ngo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Hanyuma ibi dukora urumva twigiye ku birenge by'abatubanjirije, uko Imana yagendanaga n'abambere yatubwiye ko izagendana natwe, kuko Imana yo ntago isaza. Hanyuma rero iyi Mana yo mu ijuru bashobora kugufata bakagukubita bakagufunga baguca mu itorero, ariko ntago ubuciwe mu ijuru. Ibyo mu bana b'abantu birashoboka, ariko ku Mana ibyo abantu bibwira si byo Imana yibwira. Ndumvaho kugira ngo wenda numvire umuntu, nubwo aba ari ngombwa kugira ngo numve icyo ambwiye, ariko umuntu ntabwo ushora mu kibi, ntabwo uzakora ikibi kubera ko akuyobora, ahubwo wowe n'Imana yaguhamagaye ikakwimenyesha. Nubwo niba yarakwimenyesheje koko, yibaza inzira nziza ukwiriye kunyuramo n'ibikorwa byiza ukwiriye gukora kugira ngo uzaronke ubugingo. Kuko abakomeye bo mu isi ndetse no mu madini n'abavuga mana Yesu niko yavuze, bose ntabwo ariko bazagera mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguha umugisha. Nakumvishije ufite ijambo ry'Imana kandi Imana yaraguhamagaye. Imana irakarama. Imana iguha umugisha. Amen. Reka dukomeze n'ubundi gahunda zacu kugira ngo udusengere Imana, twinjire mu ijambo ry'Imana, n'ubundi niyo ntego tufite. Yego. Mana data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ndagushimiye kuko uri Imana yacu bwite. Uri data, ntabwo uri data wacu. Niwe waremye ijuru n'isi n'ibiyirimo n'abayirimo, twese niwe waturemye. Wemera ko habaho abagabo, abagore, abasore n'abakobwa. Wemera ko haba abakomeye ndetse n'aboroheje. Wemera ko habaho imbata n'ab'umudendezo. Uhoraho Mana, niwe wari uzi yuko muri iki kinyejana, umwaka nk'uyu nguyu, ukwezi nk'uku nguku, Uwiteka uzavugira mu kanwa k'umugaragu wawe, arangurura avuga gukomera kwawe mu isi yose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, kuko iyo uranguruye ijwi ugahamagara, ab'iburasirazuba barakumva, ab'iburengerazuba barakumva, abo mu majyaruguru no mu majyepfo nabo barakumva. Mwami, ndagushimiye kuko uri umugiraneza, urakarama. Rero uduhaye kino gitondo, izina ryawe nirishimwe. Tugiye kurangurura ahangaha, mu byo tuvuga ntaba ari twebwe, ahubwo humvikana ijwi ryawe. Utwemerere tukubere mikoro, urangurure Mwami, ubwire isi Mwami, ubwire imisozi, ubwire inyanja, ushyireho itegeko ryawe n'ubutware. Uzubane natwe, utuyoboze umwuka wawe wera, kuko ijambo ryawe riravuga ngo abayoborwa n'umwuka wawe nibo bana b'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Rugira rurema, nuzubane natwe rero, soresha imbaraga zawe, ijambo ryawe mwuka wera narisakaze mu mpande enye z'isi no mu isi hagati, kugira ngo abaryumvishe baryumvire, bakire abarwayi, bakire ubumuga, bakire ibisebe, bakire nyakubahwa Imana, bagirirwe neza nawe, bahabwe ubugingo kugira ngo bazagere mu ijuru. Ndabigushimiye rero mu mazina atatu, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ni karibu rero mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kugira ngo dutangire dusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nibwo buzima. Ijambo ry'Imana niyo mibereho yacu. Ijambo ry'Imana nibwo bufasha butarangira. Imana yacu nishimwe. Ishyirwe hejuru. Ndagira ngo dusome mu gitabo cy'Abami. Igitabo cy'Abami ni igice cya mbere. Abami ba mbere, Abami ba mbere no tugiye gusoma igice cya mbere. Turarangiza umurongo wa 4, hanyuma twumve iby'umwuka burira amatorero. Abami ba mbere, Abami ba mbere igice cya mbere, turarangiza umurongo wa 4, twumve iby'umwuka w'Imana aburira amatorero. Reka musomere.
murakoze cyane Imana iguhe umugisha. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo Dawidi akiriho yimika Salomo. Umwami Dawidi yari ashaje ageze mu zabukuru, bakamworosa imyenda ntasusurukirwe. Nuko abagaragu be baramubwira bati, mwami nyagasani, bagushakire umukobwa w'inkumi abane nawe, ajye agukuyakuya agupfumbate kugira ngo asusurukirwe nyagasani. Nuko bashaka umukobwa mwiza mu bihugu byose bya Isirayeli, babona Abisagi w'Ishunemu bamuzanira umwami. Uwo mukobwa yari mwiza cyane, akajya akuyakuya umwami amukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Imana iguhe umugisha. Amen. 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 Data naduhana umugisha. Ndagira ngo munyemerere nanjye ndisubiremo kuko nta mategeko abihana. Imana ishimwe cyane. Umwami Dawidi yari ashaje ageze mu zabukuru, bamworosa imyenda ntasusurukirwe. Nuko abagaragu be baramubwira bati, mwami nyagasani, bagushakire umukobwa w'inkumi abane nawe, ajya gukuyakuya agupfumbati kugira ngo ususurukirwe nyagasani. Nuko bashaka umukobwa mwiza mu bihugu byose bya Isiraheli, babonamo Abisagi w'Ishunemu bamuzanira umwami. Uwo mukobwa yari mwiza cyane, akajya akuyakuya umwami akamukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Imana iduhana umugisha. Ndabashimiye mwebwe muteze amatwi ijambo ry'Imana aho muherereye mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'u Rwanda, muri Afurika, muri Aziya, muri Amerika, mu bihugu byose aho muhereye. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha kuko mwaje kumva icyo Imana ivugana namwe mu ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo ntangire mbanze mbibwire nta bagendana bataziranye. Nitwa Ngurinzira Jean Claude, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 4. Imana yacu niduhana umugisha cyane. Hanyuma ndi umukristo nk'uko mwene data yarabivuze mu kanya, nsengera mu idini rya ADEPR, ariko ndi mu itorero ry'Imana. Mfite ibihamya kuko navuganye nayo, kuko buri torero riri mu ibanga, ariko iyo usenze umenya uburyo, umenya umurongo, umenya yuko ubana n'Imana cyangwa mugendana. Ushobora kumenya yuko uzaritaha bitewe n'amasezerano mwagiranye na nyiri kuguhamagara. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ndayishimiye rero, Imana yacu nishimwe. Ndi uwo nguwo naho ngaho nteranira, iwacu ni mu ijuru. Imana ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirera, ijambo ry'Imana rirakiranuka, ijambo ry'Imana ni inkomezi, ijambo ry'Imana ni ubufasha. Imana ishimwe. Mu isi abantu barakora bagahembwa ku kwezi cyangwa bagahembwa indi minsi bitewe n'uko umukoresha yagennye kubaheraho ibihembo, ariko mu isi dukorera Imana ishobora kuguhemba uyu mwaka cyangwa ikaguhemba undi uzaza. Yaguhemba muri 5 cyangwa ikazaguhemba 10 ishize. Imana yikora uko ishaka, ariko izanye ibihembo iguhemba iguhembye. Umuririmbyi yararirimbye ngo nuntabara uzantabara untabaye, ntuzansubize mu mibabaro yanjye. Undi aravuga ngo uzabungiriye neza. Ni ukuvuga yuko Imana ihemba rero. Imana yacu ishimwe cyane. Jambo ry'Imana rivuganye nanjye, rivuganye nawe. Uyu ni umukobwa Bibiliya nk'uko bivuze yitwa Abisagi, ni umushunemukazi. Inkuru ziravuze ngo Dawidi yarageze igihe ashaje, ageze mu zabukuru,
hanyuma ngo abagaragu be bamurebye babona ahora konje ahora yifubitse, hanyuma ngo hajyaho itegeko aravuga bati mwami turabona ugeze mu zabukuru kandi urashaje ntabwo ususurukiwe, reka tugushakire umukobwa w'inkumi muri iki gihugu hose mu Isiraheli, tugushakire umukobwa w'inkumi ajya gukorera, ajya gufurira, ajya korosa, ajya guhanagura ibirenge, agukorere byose mwami. Biba bityo kuko ari umwami nyine. Ngo baragenda babona umukobwa yitwa Besaji nk'uko Bibiliya ibitubwiye, baramumuzanira ngo babonye umukobwa mu gihugu cyose cya Isiraheli wari utuye mu mudugudu w'Ishunemu. Uyu mushunemukazi baramutoranya, biravuze ngo uyu mukobwa yari mwiza cyane, baramuzanira umwami. Hanyuma ngo akajya amukorera imirimo yose, akajya amukuyakuya, akajya amuhanagura, akamukorera byose, ariko ikibazo ngo umwami ntiyamumenye. Data wa twese natugirire neza, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Tukora imirimo myinshi, hari imirimo ukora mu itorero, hari imirimo nkora mu itorero, wenda uraririmba, uri umuvugabutumwa, urahanura, usura abarwayi, ugaburira abashonje, hari ukora imirimo y'uburyo butandukanye, ariko cunga sana. Uyu mukobwa nge yarambabaje. Uyu mukobwa yarambabaje, uburyo bamurambagije ari inkumi, umuntu mbega baramutoranyije utarigeze umusore, araza agera aho ngaho nta mwana yari afite iwabo, ariko bamushyingira umwami. Ariko kuko umwami babanye bakamarana igihe kinini, ikibazo ni uko umwami atigeze amumenya. Imana nidufashe cyane, Imana nitugirire neza. Ayiwe, nasanze uyu mwami Dawidi yari afite abagore barenze umwe. Imana nidufashe, kandi aba bagore bose bari bafite abana, bari barabyaye. Uhereye ku wa mbere umukobwa wa Sawuli yashatse, uhereye kuri Abigayile Mukanabari, ugakurikizaho umugore wa Uriya n'uyu nguyu. Uko ari bane, abo ngabo nibo mvuze uyu mukobwa wa kane niwe wambabaje muri aba ngabo. Ngo habayeho igihe cyo guhamagara aba bagore kugira ngo bajye gufata imigabane, bitewe nuko umwami yari amajije gutanga, kuko igihe cyarageze ngo umwami aratanga. Hahamagarwa imiryango kugira ngo igabirwe imisozi n'abana bafate na ba nyina, ariko ngo uyu mukobwa nta mugabane yigeze abona. Yarambabaje rero, ntera agahinda. Imana nidufashe cyane kandi tugirire neza. Ndashaka kuvuga iki, mureke twinjire mu mwuka, kuko twebwe tumaze guhamagarwa. Yigeze isanga ari ubwoko butagonda izosi, ibibwira umugaragu wayo Mose. Hanyuma imajije kuva imbere yabo, yimura ihema. Mose asigara ayoboye ubu bwoko, nawe acaho buyobora abandi nk'uko Imana yari yabimutegetse. Imana yacu nishimwe. Guverinoma ya kabiri, Kristo aza mu isi, aza yihinduye umuntu, avuka nk'abandi, avuka mu mpinja, ararira nk'izindi mpinja zose. Imana yo mu ijuru itwambika imbaraga, hanyuma abana natwe. Yatubwiye byinshi, yagiye avuga byinshi, aravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data ntamujyanye. Ibyo ngibyo murabizi cyane, murabisoma, abandi mukanabisomerwa. N'aka kanya nagira ngo nongere mbikwibutse yuko Kristo Yesu ari we nzira. Nkubwire ngo Yesu niwe nzira y'imigisha yawe, Yesu niwe nzira y'ubuzima bwawe. Nta na kimwe ushobora gutunga Kristo atagifite uruhare. Buriya utazibwira yuko aho uri n'aho uba n'icyo ukora n'abo ufite n'abo ubyaye, Kristo byose niwe wabigezemo uruhare. Tumushimire, Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Narindimo ndavuga iby'akababaro k'uyu mukobwa. Uyu mukobwa yahuye n'akababaro gakomeye cyane, ariko nagira ngo mvugane nawe gatoya cyane. Tugiye muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, ubundi dusobanurirwa n'umwuka yuko ubundi umukobwa, igitsina gore cyangwa se umugore, ubundi twebwe, waba uri umugabo, waba uri umusore, waba uri umukobwa muto, waba ukuze, waba ubyaye, waba utarabyara, mu buryo bw'umwuka gisobanura itorero. Mu buryo bw'umwuka umugore asobanura itorero. Imana yo mu ijuru nitugirire neza, kandi Imana itwambikana imbaraga. Biragatsindwa rero,
twinjire mu mwuka twumve icyo umwuka w'Imana aburira amatorero. Birashoboka yuko uri umuririmbyi uririmbira Imana, uri umuvugabutumwa uvuga gukomera kwayo, ndetse uri umuhanuzi uhanura mu izina ry'Uwiteka. Biragatsindwa guhanura Imana itakuzi, biragatsindwa kuririmba umwami atakuzi, biragatsindwa kwitwa yuko uri umudiyakoni ukadiyakoni ariko Imana itakuzi. Ahari waba n'umushumba w'abapasiteri ukomeye cyangwa uri munsi y'abandi ariko Imana itakuzi. Ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana yakuntumyeho muri kino gitondo, urebe, utekereze neza, winjiremo, wisuzume, urebe yuko udashobora kuba urimo uragenda ukora, ugenda uvuga, ahari ugenda uhanura, ahari ugenda ukora imirimo y'uburyo butandukanye ariko Imana itakuzi. Nanjye mba niyinjiyemo, nanjye nkwiye kwinjiramo nkisuzuma nkareba. Biragatsindwa uyu mukobwa yarambabaje, ntacyo byamarira kuririmbira Imana ariko Imana itanze, ntacyo byamarira guhanga indirimbo nyinshi mbese nkazikwiza ku mbuga nkoranyambaga, abantu bagafashwa nkaba nk'icyapa, abantu bakajya mu ijuru, njye ngasigara aho ngaho. Bitewe n'iki? Nuko umwami atanze. Imana idufashe. Haleluya, haleluya. Imana yacu nidufashe cyane. Abisagi uyu mushunemukazi ngo yakoze imirimo myinshi ayikorera umwami ariko umwami ntiyamumenya. Birashoboka yuko rwose udiyakona neza ukanayabara, ye ntukuremo na rimwe. Birashoboka yuko uhagarara imbere y'umukumbi nk'umushumba rwose ukayobora bakajya mu ijuru, ariko hari ikintu, hari uburyo bwawe muziranyeho n'Imana, hahandi mwibanga. Imana yakwitegereza ikabona uri icyapa, yanyitegereza nkabona ndi icyapa, hanyuma nkitwa umukozi wayo, nkakora iyo mirimo yose ariko umwami atanze. Muvandimwe, mwene data, Imana yo mu ijuru nitwambikana imbaraga, itugirire neza. Uyu munsi abakorera Imana ni benshi, uyu munsi abitirirwa iryo zina ni benshi, ariko isuzuma aho uri, mwene data, mukobwa, musore, mugabo, mwene data, mama, papa, isuzuma urebe, naba nararuhiye iki? Urya munsi ntabonye Yesu, niko nasanze muririmba. Imana yacu nishimwe cyane. Biragatsindwa kuba warabanje iby'umwuka ugaheruka iby'umubiri. Imana yacu nitwambikana imbaraga. Turi mu minsi ya nyuma nk'uko mubihishurirwa, nk'uko tubihishurirwa n'umwuka wera w'Imana. Turi ku musozo w'isi. Ni igihe rero Pawulo we yahanuye ngo muri iyo minsi abantu bazaba mbega bashyingirwa, barongora, abandi barongorwa, mbega abantu bazamuka bakunda impiya, abantu ari intashima, ibyigenge, badakunda babo, ari abantu bagambana. Ariko nagira ngo nkubwirire ijambo rivuga ngo yaherutse ijambo rivuga ngo bazaba bagaragaza ishusho yo kwera ariko kandi bihakana imbaraga zako. Bazaba bagaragaza ishusho yo kwera ariko bihakana imbaraga zako. Ni igihe gikomeye rero, ni igihe kigoye. Hanyuma Imana yacu nidufashe cyane. Haleluya. Imana yacu nitufashe twambika imbaraga. Niyo minsi, uyu munsi turimo, twese turi mu rusengero, ububona twera twambaye n'ibyera. Imana yacu twambika imbaraga zo kunesha. Twese mbega turi muri korari, ubona twese twera, ndetse kenshi twambure n'ibyera, twambara ikote tugashyiraho karuvati, tugakora byose, mbega tugahagarara nk'abahagaze mu murimo w'Imana, tugahagarara nk'abarimo barakorera Imana. Biragatsindwa guhagarara muri uwo mwanya nkakorera umwami ariko umwami akaba atanze. Imana nidufashe kandi twambika imbaraga zo kunesha. Uhindukire muvandimwe, uhindukire urebe neza inzira zawe ko Imana izemera, urebe neza ibyicaro byawe ko Imana ibyemera. Uhindukire urebe yuko imivugire yawe muri iki gihe ko Imana yemera, urebe ko n'imyambarire yawe Imana yemera. No, abantu benshi babigisha baduca imbere mu buryo butandukanye, kenshi bakavuga ngo Imana iba mu mutima, ariko igera mu mutima ireba iby'imbere iciye hehe? Imana irebera hose icyarimwe. Nagira ngo mbanze nkubwire ngo Imana izareba mu mutima ikurebe n'inyuma ikureba hose. Imana yo nta hantu ihishwa.
ntago yerekwa rero utazibwira yuko yerekwa, ninjye werekwa nawe ukerekwa, ariko Imana yirareba ntago ijya yerekwa. Haleluya, Imana yacu nishimwe cyane. Nagira ngo mbanze nkubwire no, oya 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 oya, uzi kugira ngo ujye mu murimo uhinge, urumva, usohora imbuto yawe, ujye gutera, utegereze igihe kizamera n'igihe kizaziraho ihundo, igihe kizazamukira, ugitegereze igihe kizerera, ujye gusarura uryeho, uba warababaye, uba warahangayitse, uba waravunitse, uba waritanze. Uzi uburyo witanze, amasengesho wasenze, amaturo watuye, amatafari wazanye yo kubaka urusengero, amakaro waguriye mu rusengero, amarange witanze mu rusengero. Muvandimwe, koko iyo mirimo yose wakoze nanjye nakoze, nzayiburira ingororano, biragatsindwa gukorera umwami atanze. Imana nidufashe kandi twambike imbaraga zo kunesha. Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi itugirire neza. Imana ishimwe cyane. Iki gihe kino ni igihe gikwiriye. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo korera Imana niyo izaguhemba. Imana ishimwe. Korera Imana niyo izaguhemba. Gukorera Imana ntago ari ibintu bikomeye. Gukorera Imana nta bindi bintu byinshi gusaba, ntigusaba amafaranga menshi, ntago ari ivatiri yawe ushaka, ntishaka kadasiteri yawe wubatse runaka, no, abana yaguhaye wabyaye ntago ari Imana ishaka, ahubwo icyo Imana ishaka ni umutima wawe umenetse ugahindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo. Nicyo kintu Imana igushakaho. Imana ishaka yuko uhindukira, ukava mu myumvire yawe, ukava mu mikorere yawe, ukava mu migendere yawe, tinzira zawe ukurikira inzira z'Imana. Ni wumva ijwi ry'Uwiteka, ni wumva ijwi ry'umutabazi, ni wumva ijwi ry'umurengezi. Arimo araguhamagara. Uri hehe? Urahamagarwa. Ongera ugaruke, ongera hindukira, isuzuma urebe yuko haraho ntaho waba waragiye waratambitse ibirenge, aho ntiwaba waravuye ku Mana, imirimo wakoreraga Imana ukaba utakiyikora. Icyakoza wenda usigaye ku rurimi, indimi urazivuga pe, ndetse ko turaryambura na karuvati, uruhimbo ruhoraho buri munsi, ariko Imana ikureba ute? Tekereza. Imana idufashe cyane. Haleluya. Tekereza. Urimo urasenga, cyokoze ibyifuzo urabifite, ibyifuzo urabigendana, ibyifuzo urabyicaranye, ndetse n'amasengesho menshi urasenga, ariko umenye hejuru y'ibyifuzo ufite yuko Imana nayo ifite icyifuzo. Imana yacu ishimwe cyane. Nayo Imana ifite icyifuzo, kandi Imana nayo irababaye, kandi ibabajwe nawe, ibabajwe nanjye, ibabajwe na bene data, ibabajwe n'abavandimwe, ibabajwe n'inshuti, ibabajwe n'abantu yaremye. Muririmbye yararirimbye ngo bayiteye umugongo, ubwo ni ukuvuga ko bari bayizi, bimika ibigirwamana. Imana yacu nidufashe cyane. Ibyo byatumye Imana ibabara cyane. Iherutse mu gihe cyatambutse muri biriya binyejana, yabwiye umugabo witwa Yona, iramubwira amajije kurakara cyane yivovota, ngo nuko akayuzi kari kamutwikiriye ku zuba ry'igikatu, ngo kamajije kuma, ngo ararakara cyane, ngo arijujuta. Imana iramubwira ngo kubabajwe n'akayuzi utateye, utazi n'uburyo kameze. Njye ntago nababazwa n'ubwoko bwanjye ugiye kurimbuka buzize ibyaha byabo. Imana nidufashe kandi twambike imbaraga. Data wa twese nadufashe. Nari ndimo ndavuga ngo ufite ibyifuzo, ariko mu byifuzo ufite, menya yuko Imana ibabajwe n'imitima ya benshi. No, ntago ibabajwe nuko utari wabona imodoka mwavuganye, ntibabajwe nuko utarabona kadasiteri mwavuganye, ntibabajwe nuko utarabona amafaranga yakubwiye. Ibyo ngibyo ni ibintu bizaza ari inyongera. Ubundi nagira ngo mbanze nakwibutse, niba utakibyibuka, igihembo nyamukuru n'ubugingo buhoraho. Imana nishimwe, nicyo kiruta byose. Uwiteka twambika imbaraga zo kunesha. Ubu uyu munsi rero, umuntu uhuye n'ubukene ajya gusaba Imana ngo imuhe umuceri, uhuye n'ubushumeri akajya gusaba Imana ngo imuhe akazi, uhuye no kwambara ubusa akajya kwinginga Imana ngo imuhereze imyambaro. Ariko Imana irababazwa n'ubugingo bwacu, ubugingo bw'abantu, bw'abagabo, bw'abagore, bw'abasore, bw'inkumi, burimo buroreka. Satani arimo arabamanukana, arabashukisha isi n'ibihindizo byayo, akabamanuza amafaranga, akabamanuza ubutunzi, akabashukashuka. Ubugingo bw'abantu benshi burimo buragenda burohama. Ukajya afata ku musozi iminsi 2-3 urimo urasengera umuceri. Sengera ubugingo bw'abarimbuka, usengere n'ubugingo bwawe, ibindi byose Imana izabiguhereza. Icyakoza ejo bundi turimo turasenga, hari ibanga Imana yatumeneye, kandi tubwira mu ijambo ryayo
Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Rero banza utekereze neza, urebe ubumwe ufitanye nayo, urebe uburyo mugendana, urebe uburyo mukorana, wumve yuko umutima wawe koko uguhamiriza yuko uri umukozi w'Imana. Ubaza uti mutima wanjye, ariko uri umukozi w'Imana koko nk'uko babivuga. Imana nidufashe cyane kandi twambika imbaraga zo kunesha. Imana iherutse kutubwira abantu bagiye kurya ku byayo muri iyi minsi. Reka nsoreze kuri ako ngako, ubundi dusenga Imana Data wa twese twambika imbaraga. Iherutse kuvugana natwe, duha ijambo, dusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo igihe kimwe Dawidi yigeze gusohoka mu ishyamba, abasore babanaga, abasirikare babanaga mu rugamba, yari atarajya ku buyobozi, yari akiba mu ishyamba, ariko yari yaratoranyijwe n'Imana. Imana yari yaramusutseho amavuta. Imana yacu nishimwe cyane. Ngaragenda ajya kwa Ahimeleki umutambyi, ageze yaragenda aramubwira ngo ese nta byo kurya biri aha ngaha. Menya yuko agihinguka Ahimeleki hari ijambo yamubajije. Aramubaza ati Dawidi, ni iki gitumye uza aha hantu wenyine? Ubundi byari bimenyerewe yuko bajyagayo mu gihe cyo gutamba n'umwami Sawuli, nawe yagiyeyo bakajya gutamba, ariko kuko yari ari mu ishyamba yahigwaga, byatumye ajyayo wenyine. Impamvu yari imujyanye, yari ashonje, inzara yari imumereye nabi. Birashoboka ko nawe ushonje. Imana yacu nidufashe cyane. Ngagezeyo Ahimeleki aramubwira ngo mbese ni iki kikuzanya ukabuje wenyine? Dawidi aramubwira ati rero Uwiteka Imana yampamagariye umurimo, ndetse arangije arambwira ngo uramenye utazagira uwubibwira. Arangije aramubwira ngo mbese ngo nta mitsima yabira aha ngaha, nta byo kurya biri hano, naho yaba imitsima 5. Ahimeleki aramubwira ati Dawidi, nta byo kurya bya rubanda bigihari. Niryo jambo yamushubije. Nta byo kurya bya rusange bigihari, niko yamubwiye. Arangije aramubwira ngo hasigaye imitsima yejejwe, ngo n'uruburaburizo, niko yavuganye nawe. Keretse abagabo birinze abagore. Imana yacu nitugirire neza. Abo nibo hari imitsima yejejwe. Imana nidufashe kandi twambika imbaraga. Imana rero isigaranye ibyo kurya by'abayikoreye. Nagira ngo mbanze ngutangarize ngo niba uhagaze mu nzira nziza, uhagararanye n'Imana, ugendana n'Imana, inzara izica abandi ntacyo uzaba. Bandi bazambara ubusa uzambara, bandi bazabura aho kuba uzahabona. Ntabwo uzabura ubukode, n'iyawe uzayibona. Itera amapfa n'itera aho bahahira, itanga amataje n'itanga amakadasiteri. Yahaye bara nawe niyo yaguha. Ntabwo usenga muri umuna w'iyo basenze, iyo basenze nawe niyo usenga. Niba ariyo wizeye kandi ukaba uhagaze mu murongo Imana igushakamo, inzara nta kizagutwara. Imana twambika imbaraga zo kunesha. Imana nituneshereza cyane. Imana idufashe, Imana idufashe cyane, itugirire neza. Nagira ngo unyemerere dufatanye dusenga Imana aho uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo, aho uri mu majyaruguru, ahari uri iburengerazuba cyangwa uri iburasirazuba, ahari uri hanze y'igihugu, uri muri diaspora, uri hirya no hino muri iyi si, ahantu uri nyumva. Nagira ngo dufatanye dusenga Imana. Isuzume, wisuzume, urebe uburwayi ahantu buturuka he, ko buguhoraho. Urebe akaga kava he, ko kaguhoraho. Urebe kuko usenga ntusubizwe, birimo biraturuka. Isuzume, urebe, wiyinire, urebe yuko nta rubanza rwaba rukuriho. Imana yacu nitugirire neza, itwambika imbaraga zo kunesha. Muri iyi minsi abantu ngo bakeneye ibisubizo bituruka mu gusenga, kandi isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Hanyuma rero tunganya umutima wawe, nurangiza winjire mu mwanya wo gusenga. Imana yacu twambika imbaraga. Wisuzume urebe, mushiki wanjye isuzume urebe, Imana turabanye. Murumuna wanjye isuzume urebe, Imana turabanye. Mukuru wanjye isuzume urebe, papa mama isuzume urebe yuko inzira uhagazemo mu byo urimo, urebe yuko uri kumwe n'Imana. Nusanga uri kumwe nayo, uvuga uti numvishe ijambo ryawe ryera, numvishe ijambo ryawe rikiranuka, nsanze umutima wanjye nta kintu nshinze, ndashaka kurya kuri iyi mitsima yejejwe. Imana yacu nishimwe cyane. Data wa twese naduhana umugisha. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umajije kwisubiramo, wirebyemo, uritekereje,
urihindukije wiyinjiyemo. Imana yacu nitwambika imbaraga, idufashe cyane cyane yuko muri njyewe no muri wowe ni mu rusengero rw'Imana ruteretse. Imana iramanuka isengeremo, injiramo, winjire mu rusengero, winjiranemo n'Imana, uvugane n'Imana, urebe yuko hari icyo uburira muri yo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Data wa twese nashirwe hejuru. Umukozi w'Imana ishimwe. Ibanga watubwiye ngo Imana yabahaye ntabwo wari tubwiye. Ibanga. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe. Hari ibanga ry'abizera, buriya kuba muri Yesu, kuba muri Yesu ni ibanga rikomeye. Yesu nashimwe. Kuba muri Yesu niryo banga rikomeye, kandi kuba muri Yesu abagabo ntibamenya kuba muri we, abagore ntibamenya kuba muri we, abasore n'abakobwa isi ntishobora kumenya yuko uba muri Yesu uretse wowe na Kristo muri babiri. Ni ibanga rikomeye cyane. Imana ishimwe. Irindi banga nagira ngo nkumenere ho gatoya, nakubwiye ko ndi umunyamasengesho, nkunda gusenga. Imana impamagariye umurimo, Imana yacu nishirwe hejuru. Yarambwiye ngo ninza n'icyifuzo cyayo. Muri iki cyifuzo cy'Imana niryo banga rikomeye cyane. Cyambere ni ijambo ry'Imana, reka nkurangire aho ryanditse, nubwo ntari bwinjire ngo ndisome. Ryanditse muri Mika. Imana idufashe. Haleluya. Ibice 6, Imana itwambika imbaraga. Umurongo w'8, iri jambo ry'Imana riravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka, ni kimwe, gukunda kubabarira ni bibiri, no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Ngiri banga ryo kubana n'Imana no kugendana nayo. Imana itwambikana imbaraga. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen. Kandi ibakomeze mu byo mukora byose. Reka abadukurikira ubahe nimero za telefone, birashoboka ko bagukenera kugira ngo ubasengere. Burya nabyo ni byiza kuko abadukurikira bari benshi cyane. Reka tuguhe kare gutange izo nimero. Murakoze cyane. Nomero yanjye ya telefoni ni 078 128 91 06. 078 128 91 06.